Imwe mu nshingano z'urwego rw'umuvunyi mu Rwanda ni ukurwanya akarengane, ndetse umuvunyi mukuru Honorable Nirere Madeleine avuga ko kuba hari abarenganywaga bazira uko bavutse ari byo byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 urwego rw'umuvunyi ntabwo rwabagaho, kuko uko mubizi urwego rw'umuvunyi rushinzwe kurwanya akarengane, rushinzwe kurwanya akarengane na ruswa. Igihe rero hari akarengane nyine rwashoboraga no kubaho, nubwo hari ubutabera, ariko hari ubutabera bugamye bukandamiza bamwe, butatanga ubutabera bwuzuye nk'uko tuzi ubutabera bugomba gukora. Urwego rw'umuvunyi ntabwo rwari ruriho, ariko mu nshingano dufite kurwanya akarengane ni ukuvuga ngo kurwanya akarengane bijyana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kujya kurwanya akarengane bijyana no kwirinda guhohotera abaturage, gukemura ibibazo, kwirinda kuvangura, guha umuntu uburenganzira bwe yemererwa. Honorable Madeleine avuga ko ibi binajyana no gutoza urubyiruko kwirinda amacakubiri, cyane kandi nabo benshi uyu munsi bakora mu rwego rw'umuvunyi. Ni ukuvuga ngo no mu nshingano zacu za buri munsi iyo utanga serivisi ku baturage mu kurwanya akarengane, tugomba kwirinda kuvangura, tugomba gutanga serivisi tutitaye ngo mbese tukareba ikibazo gusa. Ni nako tubikora mu by'ukuri, twita ku kibazo gusa, ntabwo tureba ukizanye vuga ngo uyu nguyu yaturutse aha, uriya arakomeye, uriya yakora aha. Oya, tureba ikibazo gusa, nicyo kiba tugomba gukora, kandi dushishikariza n'abato bahari, kuko ubu dufite urubyiruko rwinshi ku rwego rw'umuvunyi. Mwabibonye abenshi ni abajene hagati y'imyaka 30 na 40, abafite hejuru ya 50 kuzamura turimo bakeya. Mu by'ukuri turimo bakeya ku buryo abenshi ni urubyiruko. Niyo mpamvu rero nk'urwego rw'umuvunyi tugomba gukurira navuga nk'abakuze bazi n'amateka ya jenoside cyangwa bayabayemo, bagize ibibazo muri cya jenoside. Tugomba gukomeza kwigisha urwo rubyiruko kugira ngo n'umurimo bakora bakomeze babe navuga nk'urumuri rw'abandi. Abakozi b'urwego rw'umuvunyi mu Rwanda nyuma yo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali bavuga ko amateka bahasanga abafasha kunoza akazi kabo ko kurwanya akarengane, baharanira ko ibyabaye bitazasubira. Nyuma yo gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi 1994, icyo tugiye gukora tugihuza n'inshingano dukora. Mu nshingano zacu ari ukurwanya ruswa n'akarengane, no gushishikariza ahanini urubyiruko kurwanya bagenzi bacu, kurwanya akarengane, kuko abantu bishwe 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi bose bazize akarengane. Nk'urwego rw'umuvunyi rushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, mu by'ukuri nta karengane kabaho karuta kuba wakwamburwa ubuzima uzira uko wavutse. Nk'urubyiruko rero ni umusanzu wacu kugira ngo tujye dusobanurira barumuna bacu uko ibihe bizagenda bisimburana, kugira ngo jenoside yakorewe abatutsi hatazongera kuba jenoside nk'iyo, ndetse n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose tuganisha kuri ayo macakubiri yabyara igisa na jenoside. Urwego rw'umuvunyi ni rumwe mu nzego zihariye zishyirwaho n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'140. Zimwe mu nshingano z'ibanze z'uru rwego no gukumira no kurwanya akarengane na ruswa. Abagize uru rwego basuye urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruruhukiyemo imbere irenga 250 y'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994.